iyo turebye umugabo nka Albert Einstein, uyu mugabo yari umunyabugenge cyane ukomeye, ndetse akaba yaragiye avumbura n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uyu mugabo ujya wibaza byari kugenda bite iyo aza kuba afite ubwonko burindwi. Ni ikintu cyagutera amatsiko cyane. Uyu mugabo yari afite ubwonko bumwe, ariko yakoze ibitangaza. Noneho ibaza bamuhaye ubwonko burindwi, yari gukora ibintu tutari gutekereza ko byanabaho. Rero nawe wibaza uri ikinyabuzima gifite ubwonko burenze bumwe, ureba ufite ubwonko bumwe ariko uri umunyabwenge cyane, ibaza ufite ubwonko burindwi. Rero urugero ngiye kubahereza ni nk'inyamaswa yitwa octopus. Inyamaswa octopus ifite ubwonko 9. Ubwonko bumwe ibukoresha iri gutekereza, naho ubundi bwonko 8 bwose ibukoresha muri buri kaguru kayo. Ni akaguru cyangwa akaboko, sinzi ko wabyita, kuko igakoresha nk'akaboko ikongera ikagakoresha nk'akaguru. Iyi nyamaswa igenda yitonze bya hatari kubera ko buri kaboko kayo cyangwa akaguru kayo kaba gafite ubwonko buri kugakontorora. Nicyo gituma iyi nyamaswa iba inyabwenge cyane ku rwego utabitekerezaho, kuko iyi nyamaswa biba bigoye ko wayifata ngo uyifunge ntigucike. Iyi nyamaswa ushobora nko kuyishyira mu kantu k'agakombe ugapfundikiza umufuniko, iyi nyamaswa ikagucika. Kubera ko ifite ubwonko bwinshi, iratekereza cyane, na bwa bwonko bwo mu mubiri hagati nibwo bukora akazi cyane, nibwo butuma ibinyabwenge. Ishobora kuyagafata ku mufuniko ikikaraga, umufuniko ikawufungura ugashiduka yagucitse. Ese guys, wari uzi ko ibi bintu byabaho? Ko hari inyamaswa ibaho ifite ubwonko 9? Niba wari ubizi tubwire muri comment.